Tariki ya 23 Kamena umwaka w'ibihumbi 2018 muri Thailand ahitwa Chiang Rai, abana 12 bari mu kigero cy'imyaka 11 na 16 barimo bakina umupira w'amaguru mu kibuga cyo muri ako gace kiwabo mu majyaruguru ya Thailand. Nyuma y'imyitozo yabo baje kuburirwa irengero. Biza kumenyekana ko bagiye mu buvumo bwa Tham Luang. Mu kujya kubashakirayo, ubuvumo bwari bwuzuye amazi ku buryo umuntu usanzwe ntaho yari kumenera agerageza kwinjira muri ubwo buvumo bwari bwahindutse nk'ikiyaga. Kurukura abo bana byabaye ingorabahizi cyane kuko nubwo bwose bagezweho ku munsi wa 10 ariko babashije kuvanwamo neza ku munsi wa 17. Mbere yuko tuva imuzi n'imuzingo iby'inkuru, reka mbanze nkusuhuze kandi nguhe ikaze ku ishuri Place, nkubwira ko niba ari ubwa mbere uhageze ari byiza ko wakora subscribe, ugakunda iyi video, ukanda kuri like kandi nyuma yo kuyireba ukayisangiza abandi. Wanaduha igitekerezo cyawe wisanzuye muri comment. Abo bana uko ari 12 bari bafite umutoza n'umutoza wungirije. Umukino wakomeje kugenda neza uhagarariwe n'umutoza ndetse n'umwungirije. Umukino umaze kurangira, umutoza mukuru yasezeye ku bana no kuri mugenzi we yerekeza ku kindi kibuga yagombaga gutorezaho abandi bana. Uyu mutoza mu gihe imyitozo yabaga irimbanije ntabwo yabaga yafata telefone ye mu ntoki, ahubwo yashyiraga mu gikapu cye agakurikirana imyitozo y'abakinnyi be atuje. Ni nako byagenze ubwo yari ku kibuga cya kabiri. Ariko ubwo yari ari kuri iki kibuga, ababyeyi b'abana bo mu ikipe ya mbere baramuhamagaye cyane baramubura. Nyuma y'amasaha 2 imyitozo yari irangiye, Noparate Kantawong agikura telefone ye mu gikapu yasanze yahamagawe n'abantu benshi baramubura. Mu kwitegereza neza yasanze ari ababyeyi b'abana yatozaga mu ikipe ya mbere. Nyuma yo kumuhamagara bakamubura ariko banamwandikiye ubutumwa bugufi. Buri wese yaramubazaga ati umwana wanjye kuki atangezeho, byagenze gute? Noparate yahise atangira guhamagara b'abana umwe ku wundi n'umutoza wabo wungirije. Abana 11 bose n'umutoza wabo wungirije nta n'umwe wabonetse kuri telefone. Umwana wa 12 Ponchaye Kamluang umutoza yaramufatishije amubaza ibyabaye kuri bagenzi be, amusubiza ko atajyanye nabo ku buvumo bwa Tham Luang. Ati abandi bakinnyi bagiye ku buvumo bwa Tham Luang bajyanye n'umutoza wungirije. Icyo gihe imvura yaragwaga cyane. Noparate yarahangayitse cyane maze yihuse yatsa imodoka ye yerekeza ku buvumo bwa Tham Luang. Akigera ku buvumo yasanze amagare y'abakinnyi be aparitse aho ngaho ku rwinjiro rw'ubuvumo. Yari bisobanuye ko umutoza wungirije w'ikipe n'abakinnyi be 11 binjiye muri ubwo buvumo. Yahise yinjira. Akimara kwinjira yakubitanye n'ikintu giteye ubwoba. Yabonye ubuvumo bwabaye nk'umugezi w'amazi menshi cyane, ntiyashoboraga kurenga aho ngaho. Amazi yari menshi mu buvumo kandi ari nako akomeza kwisukamo ari menshi. Yabonye nta kindi yakora uretse guhamagara polisi. Mu gihe gito polisi yahise ihagera iri kumwe n'itsinda ry'abatabazi. Abatabazi batangira kwinjira mu buvumo ariko babona nta nzira na ntoya bakomerezamo basubira inyuma. Ubuvumo bwari bwuzuye amazi ku buryo ntaho wamenera winjira. Basanze rwose ako ngako atari akazi kabo, basanze ako kazi karenze ubushobozi bwabo. Bahise bahamagara ingabo zirwanira mu mazi ngo zohereza abasare kabuhariwe mu gutanga ubutabazi bwo mu mazi. Muri icyo gihe hari umwongereza wabaga muri Thailand witwaga Vernon. Akaba yari umuhanga afite n'ubunararibonye mu gutambagira ubuvumo. Ubu buvumo nabwo yarabuzi cyane, yari yarabutendereyemo kenshi. Akimara kumva iyo nkuru yahise ahaguruka yerekeza ku buvumo bwa Tham Luang yizeye ko hari icyo yafasha. Vernon ubu buvumo yarabusobanukiwe neza, imiterere yangu yarayizi nk'uko umuntu yamenya inzu yiyubakiye ubwe. Yatangiye kuyobora abasare arababwira ati nimwoge mugende mu mazi, nimumara kugera mu kilometero kimwe muragera ahantu hari inzira ebyiri. Aho ngaho amazi arabarangiye kuko ntashobora kwinjira muri ayo mayira abiri. Birashoboka ko byibuze abo bana mwasanga bari aho ngaho. Vernon yabonye ko ibyo bidahagije, ahamagara abandi bagenzi be 2 nabo b'inzobere mu gutembera ubuvumo, John Volanten na Rick Stanton. Rick na John ntibari abahanga mu gutembera ubwo buvumo gusa, ahubwo bari n'abasare b'ibyatwa kandi rwose babaye intwari cyane mu gikorwa cyo gutabara aba bana. Imvura yari yakomeje kugwa ari nyinshi cyane, amazi agakomeza kuba menshi mu buvumo kugeza ubwo kandi nta makuru na make bari bafite ku bana n'umutoza wabo wungirije. Ntibari bazi niba abana bameze nkeri cyangwa se niba bakiri bazima.
niba bakiri bazima kandi amasaha yari amaze kuba 72 batarya batanywa, bagombaga gukora uko bashoboye kose bakagera kuri abo bana mu maguru mashya. John na Rick bakihagera basaga n'abakuze cyane ugereranije n'ikipe y'abatabazi baturutse mu ngabo zirwanira mu mazi. Barabasekaga cyane bateza aba basaza nibo baje kurokora abantu. Nyamara Rick na John bari umusozi w'ubunararibonye mu gutanga ubutabazi mu bibazo nk'ibyo. N'ubundi mu bihe nk'ibyo n'ubusanzwe haba hakenewe cyane ubunararibonye buhagije no gushirika ubwoba. Ubwo abasare b'abasore bari bagitinya amazi, abo basaza babiri bahise bambara imyambaro yabo yabugenewe bahita biroha mu mazi. Nta munota n'umwe batakaje. John ubwe yarivugiye ati kwinjira mu mazi mbere na mbere biba byoroshye, ariko hari aho twageraga mu mazi akatubuza gukomeza kugana imbere. Aho ngaho rero twagombaga kugenda dufashe ku rukuta rw'ubuvumo kugira ngo tubashe kugana imbere. John na Rick mbere yo kwinjira mu mazi bafashe umugozi muremure bawuzirika ahantu ku bwinjiriro bw'ubuvumo, barawukomezanya, aho basanze ibuye bakawuzirikaho, gutyo bagakomeza imbere. Uyu mugozi wari kubohereza cyane mu rugendo rusubira inyuma. Ntabwo wari kuborohereza mu kugaruka gusa, ahubwo watumaga banasubirayo bihuta mu mwanya wo kongera kugenda boga bayobagurika kandi bifashisha inkuta z'ubuvumo. Uko babasare kabuhariwe babiri begeraga imbere mu mazi, za ngabo zirwanira mu mazi nazo zarimo zizana pompe ngo zirebe ko yakogota ayo mazi akabasha kugabanuka mu buvumo. Ibi nabyo byibuze byatumye amazi agabanuka aho gukomeza kwiyongera kuko imvura yari ikirimo kugwa kandi ari nyinshi. Abo bongereza babiri bamaze kugenda metero nka magana ngahe, umwuka wo guhumeka bari bitwaje babonye kugiye kubashirana. Byatumye bahita bakurikira wa mugozi wabo bakizwa n'amaguru basubira inyuma. Icyizere cyo gutabara aba bana gikomeza kuyoyoka. Ahangaha niho umuntu agera akaba nta kindi yirigiye gishobora kumutabara uretse Imana yonyine. Aha n'uwari usanzwe atemera rwose atangira guhamya kubaho kw'Imana imwe rukumbi ishobora byose, agasigara ariyo yonyine gusa yiringiye. Gusa nanone ariko igitangaje, nyuma y'akanya gato atabawe aribagirwa akisoberera mu buyobe bwe. Bari babizi neza ko bari basigaje kilometero imwe ngo bagere kuri ya mayira abiri aho amazi atashoboraga kugera. Ushobora kwibaza utese kuki batari bitwaje oxygene nyinshi ihagije yo guhumeka. Icya mbere nuko nta tanke nini bihagije bari bafite. Icya kabiri nuko noneho inzira ibasubizayo bari bamaze kuyishushanya neza bakoresheje wa mugozi wabo. Bakigera hanze y'ubuvumo bafashe ibyangombwa bihagije, noneho basubira mu mazi binjira mu buvumo. Barakomeje bagera kuri za nzira ebyiri zo hagati mu buvumo. Nk'uko Vernon yakabivuze, aho ngaho ntabwo amazi yari yakahageze, ariko barebye hirya no hino babura umuntu. Abana 11 n'umutoza wabo wungirije bari bamaze gukoresha 1/3 cya oxygene yabo bari bongeye kwitwaza. 1/3 kindi bajyaga kugihumeka basubira inyuma, 1/3 cya nyuma kigasigara mu icupa. Ayo ngo niyo mategeko y'abasare nk'abo ngabo bagendera munsi y'amazi. Abasare babiri byabaye ngombwa ko barenga kuri iryo tegeko, bongeye kwinjira mu mazi bakomeza gushakisha. Boze mu mazi kilometero 2 bongera kugera ku bundi butaka bwumutse. Bakihagera barebye hakurya bahabona urumuri. John yakuyeyo indeba kure ye atangira kwitegereza no gufata amashusho. Bakomeza bagana imbere barekeza kuri rwa rumuri. Bahise bagera ku mwobo b'abana bose bari bihunzemo n'umutoza wabo wungirije. Wa mugozi wabo bawuziritse aho ngaho. Ubu noneho kuva aho ngaho abana bari ugera ku ntangiriro y'ubuvumo, inzira yari yoroshye cyane. Uyu mugozi warabafashije cyane kuko abasare bo mu ngabo zirwanira mu mazi zashoboye kugeza ibiribwa kuri aba bana mu buryo bworoshye, dore ko bari bamaze iminsi 3 yose ntacyo bashyira mu gifu. Abana bamaze kurya barahaze. Ihungabana bari bagize naryo riragabanukamo gakeya. Ikigezweho ni uburyo bwo kubasohora muri uwo mwobo bakabarenza amazi bagasohoka mu buvumo. Buri wese mu bari aho ngaho yatanze igitekerezo. Umwe ati ni ugushaka igipompe kinini cyane gishobora gukogota aya mazi yose kikayamara mu buvumo. Undi nawe ati ni ukuguma hano mu gihe cy'amezi 3 kugeza sezo y'imvura irangiye. Elon Musk nawe yatanze igitekerezo ngo hakorwa ubwato butoya bugendera munsi y'amazi butwara umuntu umwe,
akaba yasohoka muri ubwo buvumo. Aha wambaza uti ni gute ubwo bwato butatwara abantu nka 6? Ubugari n'amakorosi by'ubuvumo ubwabyo ntabwo byajyaga gutuma ubwato burebure cyangwa se bugari bubasha kwinjira cyangwa se gusohoka. Icyo nacyo kigatuma ubutabazi bugorana kurushaho. Mu bitekerezo ntibagarukiye aho ngaho, bati nimureke noneho abasare bigishe bano bana koga mu buryo bashobora kwisohora muri ubu buvumo. Iki gitekerezo cy'uwo basare b'Abongereza bacyamaganiye kure, bati ntabwo abana nk'aba ku myaka yabo mikeya wabashyiraho iyo stress mu bibazo nk'ibi. Bashatse indi nzira barokoramo aba bana, gucukura hejuru y'ubuvumo kugeza ubwo bageze kuri aba bana, hanyuma bakabazamurira muri uwo mwobo. Ibi nabyo ntibyari gutanga igisubizo kubera ko kuva hejuru y'ubuvumo ugera aho abana bari hari hafite ubujyakuzimu bwa kilometero yose, kandi hejuru y'ubuvumo ari urutare rushashe. Bagombaga gushaka ubundi buryo bwo kurokora aba bana n'umutoza wabo wungirije. Aho abana bari baherereye ntabwo umwuka wo guhumeka wari mwiza cyane ku buryo bari kuhamara amezi 3 nk'uko byari byatanzwemo igitekerezo. Iminsi yakomeze kwicuma, ibintu byarananiranye. Ingabo zirwanira mu mazi zinyuranyuranamo muri ubwo buvumo kugeza ubwo umwe muri bo witwaga Saman Kunan yaje kwicwa no kubura umwuka. Aha bagize igitekerezo gishya, baravuze bati aba bana reka tubambike imyambaro y'abasare tubatere ikinya, maze umwana umwe ku wundi tubasohore mu buvumo. Inama bayemeranywaho ibiyo ngiyo. Rick yari afite inshuti ye y'umuganga wakoraga mu bijyanye no gutera ikinya, Dr. Richard Harris. Rick yahise ahamagara Harris nawe yari azi ibintu byo koga mu mazi menshi, gusa igitekerezo cyo gutera abana ibinya yarakirwanije, avuga ko atari byiza kuri abo bana. Ati uko ni ukwibeshya kuzuye kubera ko bishobora kubongerera ibyago byo gupfa. Dr. Harris akigera ku buvumo, amaze no kureba uko aho hantu hameze, yisubiyeho yemera igitekerezo cyo gutera abo bana ibinya bakabavana muri ubwo buvumo batumva. Dr. Harris na bagenzi be b'abaganga basabye ko abahanga mu kugenda ubuvumo n'abasare ntagereranwa baza bagapanga gahunda yo gusohora aba bana mu buvumo. Gahunda bayipanze muri ubu buryo: bahamagaye abasare, buri musare yagombaga kuza yambaye imyenda ye ndetse n'undi mwenda umwe w'inyongera wo kwambika umwana yagombaga kwambukana akamusohora mu buvumo. Bamaze kuhagera, umwana umwe bakamwambika imyenda y'abasare, bakamukubita inshinge 2 z'ikinya, urwa gatatu umusare akarugendana akaza kurumuterera hagati mu nzira ngo ikinya kitaza kumushiramo bataragera iyo bajya akica akazi. Umusare agaheka umwana banamuziritse amaboko, bakinjira amazi bagana ku muryango w'ubuvumo. Nubwo bwose inzira yari yamaze gucibwa na wa mugozi, ariko nanone ntabwo byari ibintu byoroshye kugendera ku mugozi urugendo rw'ibirometero hafi 4 mu mazi uhetse undi muntu. Byasabaga amasaha menshi, nabwo kandi hagati mu nzira yagombaga gutera umwana urushinge rw'ikinya. Kera kabaye umwana wa mbere yasohowe mu buvumo. Ambulance nazo kandi ubwo zabaga zitegereje imbere y'ubuvumo ngo zihite zihutana umwana umaze gusohoka ajye kwitabwaho kwa muganga. Umwana wa kabiri arasohorwa, uwa gatatu bibuko nawe arasohorwa neza mu buvumo. Ku munsi wa mbere w'ubutabazi abana 4 bari bamaze kuvanwa mu buvumo neza. Umunsi wa kabiri asohorwamo abandi 4, hasigara 3 n'umutoza wabo wungirije w'imyaka 25 nibo bagombaga kuvanwamo ku munsi wa gatatu. Umwana wa nyuma yagezweho havutse ikindi kibazo gikomeye. Niwe mwana wari mutoya muri abo bose, imyambaro y'abasare yanze kumukwira, yabaye minini cyane. Cyakoze bagombye kuzirika cyane ku buryo imufata kandi ntibiteze ikibazo. Ubw'amahirwe n'uyu mwana nawe yabashije kuvanwa mu buvumo amahoro, igikorwa kirangira neza. Niba ukunda inkuru nk'izi ziryoheye amatwi, iyi nkuru y'intare za Tsavo nayo yakuryohera cyane. Mu by'ukuri iyo abantu bafashanya bibyara inkuru nziza. Buri muntu wese wazaga kuri ubu buvumo agamije gufasha ntabwo yigeze yishyuza ikiguzi runaka. Ntabwo yazaga avuga ngo murampa ngahe mbere yo gutanga ubutabazi. Oya, igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru ni ikihe? Ndagushimiye wakoze kubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video. Kwibutsa ko gukanda kukazogera, gukanda handitse like, subscribe na share ari umusanzu ukomeye ku Ishuri Plus. Bye bye.